bahita ngo kuri Uzuri Beach. Urumva papa sava turakundana kugira ngo njye gukinirira Ntare y'Ingore ku munsi wenda tuvuge uri hasi ashobora gukora 50 y'amanyarwanda ni ibihumbi nk'150 byanyu ku munsi umwe. Umugabo wanjye tumaranye imyaka 29 akaba yarashyingiwe akaba afite abana 3 mfite abuzwa mfite umuhungu w'imyaka 21 ararangije kwiga mu wa 6 wa secondaire mfite bucura bw'imyaka 17. Kubera iki wakinnye biriya bintu buriya nibizagukurikirana abaciriritse abadamu abakecuru abaki no kuvuga ngo nkubi ibyo nizegewe ntago ari byo nkora. STV every story matters. Ndabaramukije nakunze ba STV nizere ko mumeze neza mumeze bon so tutoshima rero nubwo mutego murambona imbere ya kamera nimuca mumva ijwi umuntu wariwe ndi kumwe n'umubano wa kandi ninya yo mana yanje mbarugo yitwa Uwamahoro Antoinette yakinye filime nyinshi jene mugana kuri Intare y'Ingore na filime yitwa Igiramata. Kenshi yakunda gukina ya nka Hozine umuntu yitwa Asiya Mutoni n'abanyarwanda ndaza benshi murabazi kandi ni mama benshi mwakunze n'ubwo mwanga kandi muramukirikana kandi gose mugambura reka tumwakire kadu cyane. Murakoze cyane ndabashimiye. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Antoinette nkaba ndi umukinnyi wa filime mu Rwanda nkaba nkorera mu bihugu bigiye bitandukanye nkorera hano i Burundi muri Tanzania muri Kenya muri Congo no muri Congo Brazzaville rimwe na rimwe yego nuko ngo aho bankeneye ndahaza. Nkaba ndi umukinnyi w'amateatre kuri tele mu ruhame rw'abantu nkaba nziyobora nize directing nkaba neditinga nawe cameraman ishusho niritaza ari hatari naryo ndarizi yego nkaba ndi umukinnyi. Murakoze. Uravuze ukinira mu Juste Nobapoli muri East Africa Community uje muri Congo Brazzaville kwa Congo iri kubici. Uravuze ko aho bagukeneye ni uja gukina. Uravuze ko no muri Kenya drive birakunda kuja hano mudasangira ururimi yego n'icyongereza n'Ifaransa yego urana ikoranabuhanga ryaraje iyo ururimi rwabo ngewe ntari kurwumva neza baradabinga hari ibyo bita kudabinga ukavuga mu rurimi rwawe cyangwa ugakina mu rurimi rwawe noneho hakagira abandi bantu bashyiramo amajwi bitewe n'ibyo wavuze. Yego donc baravugira ati vuga dubbing yego script uyifite nimba ari mu Giswahili ukayivuga nimba ari mu Kinyarwanda ukayivuga nimba ari mu Kirundi wenda ukayivuga noneho bakazagira gute bakazadabinga. Yego uravuze ko mu director donc urazi n'ivyerekeye amashusho watanguye kuri ibyo by'amashusho watanguye kina film nta muravyiga mu nyuma. Njyewe natangiye kwandika ndi umwanditsi ndi umuscriptwriter ndi umwanditsi hanyuma nyuma yaho ndakina nyuma yaho uko ndi kugenda ndi kubyiga nibwo urumva twe twatangiye kera mwebwe mwari mukiri n'abana noneho dukorana n'uwo bita Mugisha wanyu hano w'i Burundi. Ibyo murakorana ni cyane ni njyewe wamujyanye i Kigali ngira ngo atangira publicité nuza iriya filime yiwe bita Mugisha hanyuma ndayijyana mwereka abantu bagomba kuyigura ahita umustar iri iwacu noneho turaza dukorana iyo bita inkomoko y'igihano hanyuma nayo turayikorana hano twongera gukorana none nuko ngo Mugisha twajyaga dukorana cyane iyo twazaga inahanga na groupe Umoja na groupe One Together na One Love abo bose n'abari mu buyenzi mu bwiza gutyo filime Umoja groupe Umoja abo bose twarakoranaga. Yego bisugo ko Mugisha hari igwanyu n'umustar muri film cyane iriya filime ya Mugisha twarayikunze cyane n'uwo bita Papa Debora hari na filime bigeze kuvuga ngo Debora kari akana k'agakobwa noneho uwitwaga papa we igihe wenda hazaga nk'utuntu tudasanzwe gutyo bahise bose baza iwanjye ninjye wabakiriye abastari bose abenshi b'abarundi bakinaga abindirimba baki bose bahita baza bakaruhukira mu rugo. Rero yabaye mu rugo aba mu rugo hafi nk'igihe cy'imyaka 5 yagiye kurungura ari mu nkambi. Bya vrai? Yego. Bisiguro rya film na nyine mwarayikunze rero mu Rwanda. Nayo nyine umva twarazaga abakinnyi bose bari abastari icyo gihe twarakinanaga ngewe nazanaga amafaranga tugashoramo tugakina. Filime zikitwa izanjye ariko twakomeje gukina. Yego. Uravuze ko
juste watanga gukina kuva kera tukiri n'abana bisigura ko hagiye twe twakumenya ku ntare y'ingore bisigura ko atari wari ukizi yego cyane wari ukimenyekana ariko atanga gukina kuva kera nari naramenyekanye nubwo urabona filime zo kuri YouTube zitandukanye n'isi twari dufite ku masede nkaba mama wanyu nibo batuzi cyane mwebwe yamutuzi ejo wone ubu rero ndi hano ndi gukina filime ya Sabasi yitwa Ingaruka nayo ndaza nkamufasha n'uwo bita tuko wote uriya musaza w'uruhara gutya ubu kuri inshuro ntago yaje ariko ku nshuro ya mbere yaraje tuzongera kugarukana mu kwezi kwa 12 yego urumva kugaruka uravuze ko juste uru editor umva urazi byinshi cyane kubyerekeye na cinema kandi urazi umva uranaziyandikira bo bwawe mu buzima busanzwe umeze gute mu buzima busanzwe ndaho ndi umuntu usanzwe ndubatse mfite umugabo n'abana batatu mfite umukobwa w'imyaka 28 akaba yarashyingiwe akaba afite abana batatu mfite abuzukuru batatu hanyuma mfite umuhungu w'imyaka 21 ararangije kwiga mu wa gatandatu wa segonderi mfite bucura bw'imyaka 17 yego nabyaye abana batatu nibo wagiriwe ubuntu yego umugabo wanjye tumaranye imyaka 29 yego turacyari kumwe ni wese wabo bana yego none icyo gihe cyose watangura gukina film wakinye uri mu mama cyangwa watangura gukina ukiri umujene nakinnye maze kubyara kabiri ariko kuva kera wari ufite kuza gukina film cyane nakinnye inda ya mbere umva ngiye maze imyaka 20 ndi muri ibi nari mfite indoto kuko najyaga ndeba umuhomoda wanjye ni Patience zo koko urabona twebwe tukireba amafilimi twarebaga amanya Nigeria harimo rero umudamu w'igikara wenda kumera nkanjye uriya mudamu niwe muroro moda wanjye none yarafise umutima mubi yakira cyane bisigara ko amwigiye ko ati nanjye oya suku umwigira ahubwo amascript yagiye aboneka amwe namwe ayo nkinira abandi ayonza usanga bashyizemo ibintu by'ubukare kugira ngo njye gukinira ntare y'ingore abantu byo bose byari byabananiye abandi akavuga hewe yasishaka ko abantu bazamuna ko ngira umutima mubi ariko iyo ngiye mvuye mu buzima busanzwe ngenda umuntu usenga ndi umuntu ukundana n'abana batoya ndi umuntu ukundana n'abana bakuru abaciriritse abadamu abakecuru abaki usanga mpa inama mu buzima bwose bushoboka yego bisigaye mu buzima busuzura umuntu mwiza rwose nta kibazo gihari pe maze kujya film Intare y'ingore nta namba mwiza kubayeho yego kubera imyumvire y'abantu batekerezaga ko ari komeze ariko bamwe tubana wenda mu itorero mu quartier nari n'umuririmbyi nari ndi muri korali cyane noneho bakavuga ati mama gentille tubwire nkoresheje mama gentille ko umwana wanjye w'umukobwa niko akenshi banyita Antoinette kubera iki wakinnye biriya bintu buriya ntibizagukurikirana nkavuga oya ngewe nzimana ntabwo byankurikirana kandi noneho icyarushagaho byose nuko uwo nakinanye iriya role nawe uriya Mutoni Asia ni inshuti yanjye magara cyane niyo yakoreshaga iminsi mikuru gukata keke atambonye ntago byabagaho yego ubu yarashyingiwe Imana nawe yamuhaye urugo yaranabyaye barabazwe n'umugore nayo yasiye bapfiki kenshi bakina amwanka amuha amasumu nkavuga je nawe utinya cyane mugabo nyine mu kibano iki ku social media bavuga ati umugore vraiment n'umuzo ntashoboka umva nuko asa imana njyewe byarashimishije kuko twarakinnye ngerayo biriya no gukina ukageraho kuko ubundi gukina sinema cyangwa gukina filme nukuva muri wowe ngiye nkava muri Antoinette nkajya kuba intare y'ingore kandi intare y'ingore narangiza kuyikina nkayivamo nkaba ubuzima bwanjye busanzwe nuko nguko bisigaye baguhaye Holland kuyatinga pana wewe bagujyashusho baguhaye yego warangiza ukongera ukayivamo ukongera ukagenda abenshi rero usanga hari igihe bitabashobokera usanga nimba tuvuga abaye intare y'ingore agakomeza kuba intare y'ingore bikamunanira kumva ni gutya gutyo oya ariko urakina warangiza ukava mu byo baguhaye nk'ubu hariyo iri i Kigali ica kuri televiziyo y'u Rwanda bita Seburikoko nkinamo ndi umugore wa Seburikoko nitwa Speransia ni ukuvuga ngo sipe iyo bamubonye ako kanya bahita babona ko atandukanye n'intare y'ingore kuko urumva mu ntare y'ingore nayo ifite amahane ubu umugabo wanjye amereye nabi bya hatari muri iyi ya Sabasi n'izindi nkina ni nyinshi cyane none muri iyi ya Sabasi nabwo umugabo wanjye amereye nabi mu buzima bwose bushoboka
pardon bisigura ko bitandukanye nuko uba umeze mu buzima busanzwe bw'iwawe cyane biba bitandukanye. Filime ni ugukina ubundi buzima bw'undi mu karakteri, ni ukuvuga ngo nk'ubu ibyo nize jewe ntabwo ari ibyo nkora. Ibyo najyamo nta mwanya nabona wo kuvuga ngo nagenda ncuruze, nagenda ngire gutengera, oya twe twabigize umwuga, nibyo bidutunze, nibyo bitugaburira, nibyo bituma turira abana amashuri. Ntago umuntu aguhamagara ngo ngwino ujye gukina ataguhereje amafaranga, ntago bishoboka. Kandi amafaranga aguhagije ku munsi, wenda tuvuge uri hasi ashobora gukora 50,000 y'amanyarwanda, ni 150 byanyu ku munsi umwe, akaza akirirwa akina iwacu, akirirwa akina bakayamuhereza akigendera. Ndumva muhembwa ku munsi. Umufigira wo hasi ashobora kumuhe, oya twe tuba dufite na kontra, hari na kontra ziza z'amafaranga menshi. None wenda tuvuge nk'umuntu ushobora kuba ngo wenda ndakora iminsi 2, usanga bamuhaye nk'ibihumbi 100, ni 300 yanyu, nta kintu se yamumarira. Ni ukuvuga ngo twebwe sinema twabonye ko ni umwuga, tumaze kuyigira umwuga ushobora kugutunga, ugatunga nabo. Bisigura ko rero umva mu Burundi turacari hasi gose muri filme bagire bikubita gashe. Ni ukuvuga ngo nimugire namwe bazabigiramo uruhare, ari uko namwe mukunze ibyanyu. Nimukunde filime n'undi, nk'ubu turagendana n'abandi bastari, ugasanga hari ahantu twagiye ejo bundi bahita ngo kuri Uzuri Beach. Tukinjira abantu bamenye bashaka twifotoze tugire gute, kandi ndi kumwe n'abandi bastari b'abarundi, ariko ugasanga ntibamuzi. Ngiye nkaba president avuga ngo uyu ni umustari, natwe turamwemerera gutya, ariko wapi. Donc bakunda iby'ahandi, nibakunde namwe ibyanyu bizabageza hano kure. Yego, uravuze ati ngo umaze imyaka myinshi cyane muri film, bisigura ko umva film n'ubuzima bwawe, nta kindi kintu ushobora kubankanya film atari gusa gukina sinema. Nta kindi kintu, kuko umwanya urabura. Nimba tuvuge wenda nafashe iminsi wenda tuvuge 3 cyangwa 4 ndi hano kwa Sabasi, ni ntahi wacu ndajya gukina wenda muri Seburikoko, ningira iminsi 4 cyangwa 3, kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru hari indi ngomba gukina, ndajya gukina urugo rwanjye. Nuko ngo uri programa ku buryo uramutse ubuze umunsi umwe uba wishe ibintu byinshi, utakaje n'amafaranga, ubutakaje n'amafaranga. Oya, usibye amafaranga cyane ntago ariyo wahita ushyira imbere cyane, ugomba kubanza kubaka icyizere mu bantu, ku buryo nubwo guhereje ya mafaranga avuga ati nyatangiye ukuri, iyo nabonaga amafaranga ngo nkinane n'uriya mu mama. Nuko niki wakunze mu Burundi kuva aho Sabasi yagutumiyeko? Icyo nakunze mu Burundi, abarundi ni abana beza, ni abantu bakira abantu, ni abantu bagira urugwiro, ni abantu natwe badukunda kandi natwe tukabakunda. Ngewe urumva nsa naho nisanga hano, kuko nakubwiye ngo iyo wanjye nagiye kubona mbona rimwe igihe kimwe haje abantu barenga 20, ndabatunga mu nzu, abangaba bintu twita ngo n'abastari, ndabatunga mu nzu iwanjye, baragenda baza kubona imiryango yabo barongera baragaruka hano. Ubwo rero iyo naje bamfata nka mama wabo mukuru, kandi nanjye ntago nakwitesha icyo cyizere. Yego, nuko ngo rero nabavandimwe ni inshuti, aho banyitabaje uwo ari we wese ngiye wihita ngenda nkajya gukora nk'ibyo sinari mbazi ko nemeye ikiganiro. Iri iwacu ibiganiro iyo baguhamagaye, ibiganiro ni amafaranga. Kuganira gusa kuko turimo turaganira, mu kanya gaturage gucuruza kuri YouTube, ikiganiro kijyana gikurikiranwe n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ni wunguka ngiye nzungukira he? Kubera iki wahise mukorana na Sabasi? Ni ukubera ko yanyeretse script ye, mbona ni filime nziza ifite amateka, irimo ibyigisho, ku buryo ihanura amafamiye, ihanura abana bato, abahungu, abakobwa, mbese mbona amakarakteri ameze nk'ayiwacu kimwe n'aya hano i Burundi. Ndabyemera, ndavuga ngo nzaza dukorane. Ubwo rero nuko ngo nza hano mu Burundi rimwe mu mezi 3 tugakorana. Bisigura rero ko umuntu agwamagaye muri filime yiwe abanza kukwereka script uko nimeze, urakuyishima kuyikunda. Nyine no kuvuga ngo iyo ushatse kumpamagara turavugana, nkareba script yawe, hari ama script ureba ukabona ntago wayikina. Tukareba tukagira, kuko nanjye urumva ndi umwanditsi, icyambere ndi umwanditsi, ndagomba ndebe ese iyi nkuru imeze neza, ese iyi nkuru ni iki dushobora kujyana n'inama tugashyiramo gishobora kuba giteguriwe
abantu runaka. Ese ni ababyeyi, ni abahungu, ni abakobwa, ni abaki? Ese twabivanga gute kugira ngo havemo ikintu kinini gishobora kugirira sosiyete ndundi akamaro? Yego. Umva rero n'undi muntu w'umurundi juste mu bastar bakina film uretse Mugisha uvuze ko mwakoranye kuva kera ari umustar ari wanyu mu Rwanda ndakeneye umva aragwa film ati ngomba nk'iki cyumviro wamfasha akavuga ati ego ndashobora kwiga. Nta kibazo pe, aranda konta niyo atafite script arambwira inkuru ati yabimeze itya wakina uruyu twe turashaka wenda uzabere mama wuyu harimo wenda abana banaba gutyo tuzayikinira hanaha gutyo. Hari ikintu cigeze kuba kuri Papa Sava menga murakinana? Yego. Papa Sava yaraje mu Burundi bari bamutumye ko mu giteramo ico gihe yari yaje ahantu bita ku Mutwenzi nakabare kari yaje kwiga sinzi ko umaze kumva amaze kuza hageze kumuhagurutsa harabaye insolite sinzi ko mu Rwanda muwa mwarabimenye iyo insolite yamubaye Papa Sava byaramubabaje agiye juste kujya baguhamagara kuri gije ku performinga yaravuze ijambo ati nubwo mu nyanka ndi umustar ufite kubisiga ko byaramutitaje ivanye nuko aho kabare umva ntiyari kuri program bwa umustar ko ikiro cyabaye nijoro rero mu gatondo rero umva kuri umusukurikira umva byaramubabaje menga biramutitaje ukuntu hari iwanyu abakinyi ba film birashika ko tumira mu biteramo cyane baradutumira mu bitaramo baradutumira mu ma event agiye atandukanye baradutumira ahantu henshi nimba tuvuge bagutumiye uvugana n'uwo muntu wagutumiye nimba ari amasaha nimba ari iki ukajyayo hari n'ibyo bita guhostinga hari n'igihe usanga bagize nk'akabari runaka bakavuga ati uyu munsi turaba turi kumwe n'umukino wa filime abantu bashaka kumaza ibibazo abantu bashaka kugira gute abantu bashaka kubonana nawe kwifotoza arahari. Yego. Ugasanga turagiye uricaye bagoye ibyo kunywa ibyo kurya ibyo kuyo bagutegeye amataxi bavuze bati yakira wenda naga transport ukicana nabo bakakubaza ibibazo niko guhura n'abafana kuko igihe cyose ntago uzicara ahantu hamwe ngo ntuhure nabo uba ugomba guhura nabo bakareba kuri n'umuntu usanzwe bakareba kuri n'umuntu koko icyo uri kubabwira cyangwa uri kubigisha babona ko ari cyo. Yego. Twe hano mu Burundi wacu navuga ko filme haracyariho amacakubiri ukuntu ugasanga iyi team kumva usanga ari group iyi team ntiyokorana iyi ntiyokorana n'ijya nari iwanyu mu Rwanda mwarivanguye mu bimera nk'uko twebwe ntago byigeze biba na rimwe twe turakundana. Urumva Papa Sava afite ntuza filime yiwe bita Papa Sava duhurira muri filime ica kuri televiziyo bita Seburikoko nyina ndi umugore we yitwa Speransia. Hari uwo bita bamenya ashobora yinuza tuko wotakina kwa bamenya iyo mukeneye araje nawe ari gukinamo hano ngewe nimba ufite groupe yawe urankenera uko ngo utimaje ati turashaka bizagende gutya na gutya okay ngiye nkaza nkagukinira nkagufasha i Burundi bati turashaka ukareba nyine igihe ukavuga uti ngewe ikigihe nicyo nabonekera ni iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa ni icyumweru bizaterwa wenda na programme mufite nta kibazo uragenda mugakorana nta beef ibaho oya ntayo bisigaye ko mu Rwanda muracyatureze bra muradufise iki wohanura nko kubakinyi ba film ndundi. Icyo navuga reka manze mvuge muri rusange abarundi bose nibakunde iby'iwabo nibateze imbere abana babo nibateze imbere bashiki babo abadamu abagore abaki bose nibo bateze imbere. Uwifuza kubona yuko ari umustari ari umukino wa filime ni umwuga kimwe mu yindi ni umwuga waguteza imbere ni umwuga umeze nk'itangazamakuru urimo ibintu byose ukubiyemo ibintu byinshi urimo buririmbyi burimo kwambika abantu urimo ni ukuvuga ngo ni umurimo witonze neza wagutunga. Ibyo twize ibyo twagiyemo byose nta mwanya ubu ngubu tubifitiye twashyize cyane imbaraga muri filime kandi nibyo bidutunze. Ni ngo rero icyo navuga ngo nibakunda iby'iwabo nibakunda abana babo nibasapotinge mu mbaraga izo arizo zose. Bamwe babatiza amazu abandi babatiza amamodoka abandi babatiza amasaro abandi bavuge bate okay tubahaye inkunga iyi niyi mu bushobozi bwari bwo bwose. Ikindi abanyamakuru nabo nimubateze namwe nimuteze imbere filime nimubivuga bikagera ahantu kure nibwo nabo bazagenda bazamuka. Ntago ushobora gukora ikintu ngo ukibike mu kabati hazagira umuntu ukimenya ariko nukivuga uri akakivuga mukajya mu biganiro bya buri munsi mukabateza imbere ufite kamera ukaba wamutiza bikagenda bikwira hose. Mwagiye mumbona mugenda munyumva kubera iki
kuko nakoze bikagera ahantu hose sibyo ni ukuvuga ngo rero nimubateze imbere murakoze wakoze cyane wakoze kudutiza umwanya turagushimiye ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ariko ntuzongere kuntinya ndi umwana mwiza wakoze yitwa Uwamahoro Antoinette intare y'ingore mugasi intare y'ingore yababwiye mwiza akundana wumvise ko arana abasare bashikiri biwe bakamara iminsi ari mikenya ari bari mu rugo rw'imva ko bimuhimbara cyane Imana iguhezagire tuzusuka indi gende murakoze cyane nta kibazo gihari sawa merci STV Every Story Matters.